ni amarira akomeye y'abanyeshuri bo muri za kaminuza zigiye zitandukanye ariko cyane cyane kaminuza ya Huye ndetse n'izindi kaminuza zose za UR azigenga zose abanyeshuri bahuriye ku marira amwe yo guhenda kw'amazu dore yuko inzu ngo yari ibihumbi 30 noneho ikaba yabaye ibihumbi bigera kuri 80. Ibi ngibi rero ni ibintu bisanzwe cyane mu itangira ry'amashuri. Murabizi yuko ubu ngubu za admission zitandukanye ziri kugenda zitangwa muri UR cyangwa se University of Rwanda, ariko amazu akomeje gutumbagira cyane ku rwego n'abanyeshuri bibaza icyabaye bakakibura. Ibi ngibi rero ni ibintu bisanzwe haba UR campus zigiye zitandukanye haba Nyagatare. Ibyo ngibyo byose rero biri kuba mu gihe buruse y'umunyeshuri ikiri ibihumbi 40, ugasanga abanyeshuri 2-3 barifatanya kugira ngo babe babasha kuba bakwishyura inzu, ariko ugasanga ni impungenge zikomeye cyane. Abanyeshuri rero bihuye barataka cyane, baravuga bati rwose ibi biciro ntabwo twabyafodinga, ibi biciro ntabwo twabibamo ngo tubishobore. Bari gutakambira leta ngo igire ikikora niba yabwira abaturage bakagabanura amazu yabo, cyane cyane amazu ndetse n'ibindi bikorwa remezo bitimukanwa. Usanga ari bimwe mu bintu byishyura amafaranga make cyane, ariko ngo abanyeshuri bagatangazwa no kubona amafaranga menshi cyane agenda atumbagira abasaba yuko bakishyura amazu. Ibi ngibi rero ni ibintu bisanzwe kandi ubona yuko atari ibintu biri feya, haba za Nyagatare, haba za Huye, haba za Musanze ndetse n'ahandi hari UR. Usanga amazu yegereye kaminuza bikomeye cyane, ugasanga arahenda, nyamara wareba guhenda kwayo ugasanga nta shingiro na ritoya rifite. Abanyeshuri rero baratakambira leta hati rero muturenganure, murebe ukuntu mwabwira abaturage bakagabanura amazu yabo, bagabanure rwose amafaranga kugira ngo tubashe kuba twanabaho. Ibi ngibi biri kuba mu gihe hosteli cyangwa se amacumbi y'abanyeshuri imbere muri za campuses ari kugenda ananirwa kwakira umubare mwinshi w'abari guhabwa admission. Akaba rero ari cyo kintu kiri gushingirwaho abanyeshuri basaba, bavuga ati rwose abaturage mugabanye amafaranga kugira ngo natwe tube twabasha kubaho. Ibyo ngibyo rero turabyibuka cyane ubwo hari muri 2019 ku makampasi bagenda bakira abanyeshuri bagiye batandukanye, ugasanga inzu icyo gihe yari ibihumbi 10, bahise bongeraho 5, nyuma y'ukwezi kumwe bongeraho ibindi 5 bibaye 20, ariko byaje gukomeza kugenda bizamuka biza kugera kuri 30. Muri 2025 rero ubu ngubu agashamburete kageze ku bihumbi 45, naho inzu ifite icyumba na salon nako muri kumva yuko ari akageto gatoya gasaba ibihumbi bigera kuri 80. Abanyeshuri rero biga kuri za kaminuza zigiye zitandukanye haba izigenga ndetse n'iza leta, bose barahuriza hamwe mu kurira mu marira menshi cyane, bavuga yuko ibiciro by'amazu byahanitse kandi bimeze nabi cyane, badashobora kuba babyafodinga. Inzu yakodeshwaga rero ibihumbi bigera kuri 30 iri ku mafaranga ibihumbi 80, mu gihe ayo gutanga umunyeshuri no kuvuga ngo amafaranga atangwa kugira ngo atunge umunyeshuri akiri mu bihumbi 40 cyangwa se ayo mwese mukunze kwita nka buruse aracyari ibihumbi 40. Ni mu gihe rero ibyo ngibyo byose biri gukorwa amafaranga yose umunyeshuri yakira buri kwezi ari ibihumbi 40, agomba kuguramo ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse akishyuramo n'inzu, akishyuramo n'imyambaro, dore yuko bamwe mu babyeyi bagenda bavuga bati umwana wacu yigahembwa nago rero twamuha andi mafaranga. Ugasanga rero ni ikibazo gikomeye cyane, mu banyeshuri. Abanyeshuri rero bakaba bari kugenda bataka. Ibyo ngibyo rero byazamuwe n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, bararira cyane ayo kwarika nyuma y'uko rero bamenyeshejwe ko nta macumbi bazahabwa habura ibyumweru bigera kuri icyumweru kigera kuri kimwe kugira ngo amasomo abe yatangira. Kubimenya rero batinze ngo byatumye bashakisha aho kuba, maze n'abaturage nabo bahita babikanyizaho kugira ngo nyine babereke yuko ibyo ngibyo bidashoboka. Amazu yabo bahita bayakuba inshuro zigera kuri 2.
ni ibintu rero bikomeye cyane kandi biteje inkeke zikomeye cyane. Aba banyeshuri rero babwiwe ko rero nta macumbi bazabona. Abanyeshuri rero bashya bazaza mu mwaka wa mbere n'abandi bafite ibibazo by'ubuzima cyangwa se by'amazu byose ngo nibo bazahabwa amacumbi. Mu banyeshuri rero barenga 8,000 bakomeje amasomo yabo muri iyi kaminuza, baraboroga cyane ngo bumvwe bafashwe kugira ngo babone aho kuba bakinga umusaya ndetse no kubika utuntu twabo dukeya bafite. Kaminuza rero yo nta kibazo na kimwe ishaka kwiteza ku kigendanye n'ibura ry'amacumbi cyangwa se n'amazu, ahubwo bo bamaze kumenyesha no gutanga ingengabihe y'amasomo y'umwaka mushya w'amashuri uzatangira kuri Initeke ya tariki ya 15 Nzeri 2025. Ibyo ngibyo rero ni ibintu bikomeye cyane kandi bikomereye haba abanyeshuri haba ababyeyi babo, aho rero umunyeshuri ubundi yarasanzwe yiga adasabwa ikintu na kimwe, usanga ari ukujya ku ishuri ahabwa amafaranga makeya yo kugira ngo nyine abashe kuba yamutunga. Ariko ibi ngibi rero nkaho bitagiye kuba bihagije, abanyeshuri bagiye kujya bafashwa n'ababyeyi babo bitewe n'itumbagira rikomeye cyane ry'ibiciro by'amazu cyangwa se byaho kuba baba. Ibi ngibi rero ni ibintu bikomeje kugenda bitera inkeke cyane, bigiye kubangamira ireme ry'uburezi izi kaminuza zigiye kujya zitanga, dore yuko ngo bagomba gutanga uburezi kandi bufite ireme. Ni ibintu rero bigomba gusubirwamo cyane. Leta ndetse n'abafatanyabikorwa PSF bagafatanya n'abaturage muri rusange kugira ngo abanyeshuri bajye babona amacumbi ku mafaranga makeya. Aya mazu rero usanga batangira 80,000, ubundi mu buzima busanzwe urebye aya mazu usanga atakagombye kurenza n'15,000, ariko kubera yuko ba profisi bakabona ikivunge cy'abantu benshi bakavuga bati reka tubigirizeho nkana bigende gutya, kugira ngo natwe twungukire muri aka kavuyo. Ni ibintu rero bikomeje kugenda binagorana kandi bikomeje kugenda biba byinshi, bizatuma bamwe mu banyeshuri bashobora kuba barata ishuri, abandi bakagira imyigire mibi, ugasanga nyine ni ibintu bitari byiza habe na gakeya. Ni ibintu rero bitari byiza habe na gakeya, turi kugenda tunabigarukaho. Nawe ushobora kuba uri umunyeshuri cyangwa se ushobora kuba uri umubyeyi cyangwa se ushobora kuba uturiye hafi aho ngaho, uri umushoramari ufite amazu menshi cyane aho ngaho, nawe ubyumve yuko ari ibintu bibabaje kandi bishobora gutera imyigire mibi. Rero abanyeshuri bavuga yuko badafashijwe na leta kugira ngo yigishe abaturage babe bagabanyura amazu cyangwa se rura ibyinjiremo itange urugero rw'amafaranga yakagombye gutangwa kuri aya mazu bakurikije uburyo ki yubatswe n'ibyagiyeho ndetse n'agaciro ko gukodesha uko kari, maze babarebere bavuge ati rwose iyi nzu ikwiriye aya mafaranga. naho ubundi abanyeshuri ngo kwiga bigomba kuba bigoye. PSF rero narwo ni urundi rwego rukomeye cyane kandi ruri bwitabazwe muri iki kibazo kugira ngo abanyeshuri bahabwe fair use cyangwa se bishyure amafaranga ya ngombwa cyangwa se amafaranga ahwanye naho bagomba kuba bari, batagomba kwishyura amafaranga menshi cyane ku buryo bukabije nabo bwabajyana mu bihombo, ikindi bigatera imyigire mibi. Ibyo ngibyo rero ni ibintu bigomba kuganirwaho n'inzego zigiye zitandukanye ndetse n'inzego z'umutekano zishobora kuba zabyinjiramo, ariko cyane cyane ibi ngibi birareba rura, polisi ndetse n'inzego z'abikorera cyangwa se PSF kugira ngo iki kibazo kibe cyakemuka. Abanyeshuri rero bari kurira cyane kandi bafite amarira akomeye cyane. Reka tubifurize yuko ibingibi bishobora kuba byakemuka, bigomba gukemuka kugira ngo babeho ubuzima bwiza ndetse babasha no kwiga bitabasabye ibintu byinshi cyane, kugira ngo boroherezwe agahinda ndetse n'imibabaro kugira ngo babashe kuba banafata ayo masomo baba biga. Naho iyi ni Wasamu TV show yakomeza kugenda ikugarukiraho. Ugira ibihe byiza.